Nguhaye ikaze nk'uko bisanzwe uri kumwe nanjye Aimable. Uyu munsi muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha amasawundi yawe ari kuri telefoni ukaba wayakoresha kuri TikTok. Hari igihe umuntu aba afite nka instrumental runaka cyangwa se n'andi masawundi kuri telefoni yawe ugashaka kuyahuza na video yawe kuri TikTok. Nibyo rero tugiye kuba twareba. Uza kuri TikTok yawe ukaza hano hari akamenyetso ko guteranya, wamara kuhagera ugahitamo ibyo ugiye kwa uploadinga. Urugero wenda reka mpitemo iyi foto, ugakora kuri next. Noneho iyo umaze gukora kuri next, hano hejuru hari ahantu handitse ngo add sound, ukahakora. Iyo umaze gukora kuri add sound bakuzanira imiziki uri bukoreshe, nyine hariyo baguhereza. Uhita uza hano rero hari akamenyetso ko gushakisha ka search. Iyo umaze kugera hariya hari akamenyetso ka search, uhita uza hano handitse ngo your sound. Iyo umaze gukora kuri your sound, ni ukuvuga ngo ushobora gukora hano ukajya kuri import local sound. Iyo umaze gukandaho bakujyana muri telefoni yawe ukajya gushaka amasawundi nyine ubaye ufite. Ugomba rero kuba nyine amasawundi yawe ari original atari y'abandi bantu, kuko iyo uploadinze ibintu by'abandi bantu bifite copyright hari igihe nyine TikTok imutinga video yawe nyine kavamo amajwi. Ubu rero ni uburyo ushobora gukoresha amasawundi yawe ufite muri telefoni ukayakoresha kuri TikTok. Aimabilis on this track.